reka nkubwire mwene data, aho waba uri hose, ibyo waba ufite byose bikwicaje ku mugezi wa Mara, bikwicaje ku isoko ya Mara, urabyuka ushaririwe, ukaryama ushaririwe, ugakanguka ushaririwe. Hari ahantu Imana ivuga ngo muzajya muryama mwifuze ko bucya, ngo nibucya mwifuze ko bwira, ngo hore ufite umutima uhagaze. Ariko hari ikintu kibikemura. Niba wicaye kuri Mara, baratubwira ngo nuko Mose atakira Uwiteka, nuko Hana atakira Uwiteka, abwira Eli umutambyi, aramubwira ati wa mugore we, wagiye unywa nkeya, byaba ngombwa ugashyiramo amazi, ntuze gusinda imbere y'Imana. Aramubwira ati sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yanjye. Dore ikizakiza abantu bene data. Umukansara ntabwo azagukiza, kuko hari igihe Satani azagusanga mu gicuku. Ibyo nkubwira ndabizi. Nyituye kuri Mara, imigezi ya Mara nayinyoyeho amazi. Kuri Mara bamvanye muri universite, banjyana Rulindo kwigisha muri Tronkome, nywa kuri Mara amezi. Nkajya nicara nkavuga nti nigiraga iki? Amasaha nataye nandika memoire, ngo ndabona memoire nziza, ndabona amanota meza, mbu mwarimu muri universite, nihoye iki? Ubundi muri iki gihugu mfite yihe future? Mara, umva, urasharirirwa ukonda, ngo bitera konda, ukonda no mu maso wawe hagahinduka. Muzabaza abana nigishaga Rulindo, banyitaga question mark. Nahagararaga kuri piliye nkareba hejuru neza, mu maso wanjye hagasaza. Kandi mu gicuku Satani ni umugome shaho. Umva mbibwirire, nkaryama ubwa mbere nabanje kujya ndyamana n'umuhungu twari twariganye, arancumbikira, yarafite agatanda ka metalike. Buriya mu bitanda bibiho metalike ni ya mbere. Igitanda cya metalike ugutanze gutebera, ubwo nyine umujya hejuru, wamutanga gutebera akakujya hejuru. Iyo rero muryamye, iyo mukiryama, kuko muba muri conscious, muba mubi control, muryama neza. Ariko mwamara gusinzira, umuntu yakwihindukiza rimwe, ukabugiye hasi, ukajya kumva umuntu yakugeze hejuru. Mvuye mu nzu nari mfite igitanda double, gifite n'icyumba cy'abashyitsi, gifite Mara. Nkasharirirwa, nkahekenya amenyo, nkakambya agahanga, bukageza mu gitondo. Turi mukatugira inzu turamo, noneho ni inzu yanjye. Ariko iyo Satani ashaka kugushyira kuri Mara, arema ibikoresho bimufasha. Nararyamaga, yari inzu y'amategura, zira nzu zo mu cyaro z'amategura, baba barashyizemo ibyondo kugira ngo bifate amategura hagati y'imbingo. Nkaryama nijoro, yari inzu uwo mugabo yari yarayivuyemo, nyine turayitunganya, bireka mbyihorere. Noneho byageza nijoro ibyondo bigashonga, najya kumva nkumva bizu kwita mapu, nkakangukira hejuru, nkanywa kuri Mara, mwicara Mana. Ariko yumva umuntu yakize nkuba arayiganira, ariko wanyoye kuri Mara ashobora kubyumva. Nkicara nkatekereza iyo tuvuye, nkatekereza 63, nkasubira muri 73, nkaza 83, nkarara nituruna, nkarasoro yacitse, najya kumva nkumva inyombya ziravuze bukabura cye, nkajya kwigisha, nkambije agahanga meze nk'uwaraye mu kabari. Mara, ariko arakabaho Yesu. Nyuma ye y'amezi 6 nicaye kuri Mara, nsoma Bibiliya, nsitara kuri Yesu, ndakizwa. Ariko ntugire ngo Mara yahise ivaho. Nari nkifite umujinya, byatwaye uwundi mwaka. Hanyuma nza kubona Yesu ajya ku musaraba, numva asengera abantu, navuga ngo data ubabare ko batazi ibyo bakora. Iryo jambo niryo ryamfasheho. Imana irambwira ngo niba ushaka gukira, kuko byajyaga bigaruka, ndenda kubabwira, nandika memoire, narwaye igifu. Mara, narwaye igifu, kandi nkitewe no gutekereza ko nigira ubusa, kandi koko iby'umunyabyaha atinya nibyo bimubaho. Narangije nigisha umwaka umwe muri universite, babarandinganije, ni bya bindi navuga byari ukuri. Mara, Satani agahora kwicaza kuri Mara. Ariko reka mbabwire ikintu kivura Mara.
iyo satani akugendereye mu gicuku ujya umuhima, umubwire uti wakoze satani kunkangura, ngiye kwicarana na Yesu, umva ngiye kubwira Yesu ibyanjye munezererwe mpeze. Kuko buriya ibyo uzumva urimo gucunda muri wowe ujye ubicundaho nk'iminota 10, ubicundacunde nurangiza uvuge utumva rero mwami Yesu reka nkubwire uko bimeze, nicaye kuri Mara nibutse ibyambayeho, amahoro yabuze. Kandi mpora mbyigisha abantu, ntuzasenga iryo sengesho urisenga mu mutima, ujye ushaka ahantu n'ubu utinya ko bari hirya bakumva, ufate suyi muyishyire ku munwa ariko uvuge cyane, ubwire Yesu, umubwire ngo Yesu ngiye kukubwira. Umva biravura, nabivurishije abantu, nanjye narabyivurishije kandi ndababwiza ukuri biravura. Ujye usenga ubumbuye umuntu, ubwire Yesu, usuke amaganya yawe yose imbere ya Yesu. Burya rero satani ni ikibwa, iyo abonye utangiye guconnectinga na Yesu ahita gusinziriza. Jamaye ngo muragira ngo ndababeshye, iyo abonye utangiye gufatisha sinzi aho ibitotsi biva, uhita usinzira, kuko iyo umaze gusuka amaganya yawe uraruhuka. Ariko mugiye muyasuka yose ntimuzagireyo musiga, kuko hano kuri Mara hari ibintu bibiri Imana yakoze. Ngo Mose yatakiye Uwiteka, Uwiteka amwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Ngo arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa. Imana iramubwira ngo mbwirira abantu bajye bagendana nanjye, munyikoreza amaganya yanyu yose kuko nita kuri mwe. Haleluya. Ibintu byose muzabona mu buzima bigengwa n'umutima. Abahanga barakubwira ngo isigengwa n'ubwenge. Abonze kubwira abantu buriya Imana yo yaravuze ngo isigengwa n'umutima, ntabwo igengwa n'ubwenge. Kandi nimwitegereza muzasanga ari byo. Umuntu aragenda afite ubwenge pe, afite PhD, noneho agakora ibintu byazagira ingaruka, ukibaza ukumva abantu bavuga ngo ari kuriya muntu wakoze biriya bintu ngo yaratekerezaga, kandi yari umuhanga wagaheza. Unahereye no kuri ibi ngibi twibuka ya jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo yakozwe n'abaturage, ntabwo yateguwe n'abaturage. Ariko murambi babwira hano nkabone ngo kuki abantu batigira ku mateka. Burya abantu twiga amateka ariko ntituyigiraho. Ku isi kuva isi yabaho nta muntu uragerageza gukora jenoside ngo bimuhire. Nimumubona muzaze mumbwire muti waribeshye. Nta muntu uragerageza gukora jenoside ngo bimuhire. Kayini yishe Abeli, Imana iraziramubwira ngo Kayini ibi biragukurikirana tu, uzaba ikivume isi yose yanga. Ntabwo byamuhiriye. Hitler yaravuze ngo agiye kwica abayahudi bamariho. Ubudage bwari bufite imbaraga, bigarurira Uburayi hafi ya bwose, agahugu kamwe gusa kitwa Ubwongereza gahagarara mu nzira, barabahindukirana, Abadage baratsindwa. Hitler ariyahura. Niba yariyahuye, niba yarapfuye kuko bisanzwe simbizi, ariko ikigaragara nuko bavuga ko yiyahuye. Ntabwo byamuguye neza. Ariko mufashe niyo mwafata Bibiliya yonyine niye kujya muri ibyo ngibyo. Duhere kuri Kayini tujye kuri Farawo. Farawo burya yari yagambiriye gutsemba Abayisirayeli, akabakorera jenoside ya buke buke. Kubera avuga ati tuzajya twica abana b'abahungu, aba bagabo n'abasore bafite bazageraho nyuma y'imyaka 100 basaze bose bapfe. Abagore tuzaba twarabagize abaja, abandi twarabarongoye, abo tuzaba twarahisemo, hanyuma buriya bwoko burimbuke. Ariko ikintu atatekerezaga, sinzi n'impamvu atabitekereje, kubera ko iyo uretse abantu ntubicira icyarimwe, ibyo ari byose bari abantu bari gukomeza bakarongora, abandi bakarongorwa, bakabyara abana. So kurangiza bari abantu ntibyari kumukundira, ariko yarabigerageje. Hanyuma icyavuyemo niki? Ahubwo Egiputa aba ari ihapfira.
hari ahantu abakonikoni n'abakuru ba Egiputa babwiye Farawo ngo ntabwo ubona yuko Egiputa yapfuye, ariko arakomeza arinangira kugeza igihe none Imana yavuze ngo noneho ngiye gukora ku ya nyuma, iyi ngiyi ni nyirangiza. Farawo uretse no kubareka mukagenda arabirukana. Hanyuma Imana ihengera ninjoro ngo uburiza bwose, imfura zose z'abantu n'uburiza bw'inyamaswa. Buriya ntabwo abantu bajya babitekereza yuko n'imbwa yo muri Egiputa yavutse mbere yarapfuye, n'ihene yo muri Egiputa yavutse mbere irapfa, n'ifarasi yo muri Egiputa yavutse mbere irapfa, n'izo mu gasozi. Hanyuma no mu bantu umuntu wese wavutse imfura zose zipfira rimwe, ku buryo baravuga ngo muri Egiputa habaye umuborogo utarigeze ubaho. Igihugu cyarimbutse, kirimbuwe n'umuntu washakaga kurimbura ubundi bwoko, ahubwo birahindukira abari bo barimbuka. Noneho wumva ibyago by'abantu biterwa n'ubuswa. Abayisiraheli bagiye bageze mu nzira ngo Farawo wa mwuka mubi ya dayimoni mugarukamo, aravuga ati ariko ibi bintu twakoze ni biki? Bariya abantu twabaretse baragenda. Afata ingabo ze, amafarasi n'amagare, ubwo no kuvuga ngo afata the best, afasha amagare n'amafarasi bakurikira ba bantu. Baragenda bageze ku nyanja, sinzi impamvu abantu batajya batekereza. Mose ahagarara ku nyanja atunzeho inkoni, inyanja icikamo kabiri. Ubonye umuntu asatuye inyanja, yewe navuga nibyo ari byose, uyu muntu usatura inyanja ashobora no gusatura umuntu. Aho kugira ngo ubwenge bwe bukore asubire inyuma, inyanja irasadutse, abona Abayisiraheli bakomeje urugendo. Abwira amafarasi ye n'amagare ati namwe nimwirohemo. Bamaze kwirohamo ngo cya gicu cyagendaga imbere y'Abayisiraheli kirimuka gihagarara hagati yabo n'Abanyegiputa, ngo ku ruhande rw'Abayisiraheli gicana maremare, ku ruhande rw'Abayisiraheli kizimya amatara rw'Abanyegiputa. Iyo Farawo abatekereza aba yaravuze ati umva, uyu muntu ujimije amatara kuri ruhande rwo hirya hacanye maremare, twe tukaba tutareba, bo bakamurikiwe, muhindukire duhunge. Aho kugira ngo bahunge, ahubwo arabwira ngo nimwongezemo imbaraga. Kwase ubwenge bwari bwagiye he? Hari igihe abantu bakora ibintu ukibaza ariko ubwenge buriya. Rero icyo nendaga kubabwira si nicyo ngicyo, ni ingero nabahaga gusa, ariko mwongere mufate urundi rugero rumwe abari rwo nsorezaho muri Bibiliya, kuko harimo ingero nyinshi. Haje umugabo witwa Hamani baratubwira ngo Hamani yari umwagagi mu gihe cyande, bari mu gihe cya ba Esiteri na ba Moridekayi. Ba Esiteri na Moridekayi ni abanyagano i Babuloni. Hagati y'ubunyage bw'Abayisiraheli Babuloni n'igihe Agagi yapfiriye. Agagi yari umwami w'Abamaleki, yishwe nande na Samweli mu gihe cya Sawuli. Hagati ya Agagi n'umwuzukuruza we witwa Hamani haciyemo imyaka irenze 500. Noneho Hamani bamubwiye yuko Moridekayi yari Umuyahudi, aravuga ati ye baba we, umva naringiye kwica Moridekayi ariko ntibihagije. Ngo aragenda afata amafaranga ajya ku mwami usanzwe akize, nta bukene yari afite. Aravuga ati ndashaka kugura ubwoko, kandi urumva yari asanzwe afite icyubahiro, niwe wari wungirije umwami. Ariko aravuga atoya, ntabwo niyo nabisaba n'amagambo yanjye byaba bihagije, ariko reka nongereho n'amafaranga, buriya bwoko ndabuguze. Kiriya gihe rero abami baho ubuzima bw'umuntu n'ubw'abantu ngira ngo babuhaga agaciro gato. Aravuga ati hari ubwoko ushaka kugura, we Hamani nubaha nta icyubahiro kingana gityo, bagure. Bese arabasheta ati bagure.
avuga ati umbwire ifeza ushaka nshyira mu kigega cya leta, buriya bwoko bumpe mbwice. Ati shyiramo amafaranga. Arabaguze, arangije yandika ibaruwa, umwami amutereraho kasha ya leta ngo ayikwiza mu bihugu byose. Ngo aravuga ngo ahantu hose hari umuyuda umunsi w'ejo muzabe mwamurangije. Ariko buri Imana yo ngira ngo hari yaciyemo ibyumweru, ariko kuko ba Esiteri bafashe amasengesho yo kwiyiriza, umugambi wa Hamani ubwo wari wagikwirakwiza amabaruwa, yari yashyizeho itariki yo kubica ibyo ari byo byose. Noneho Imana ihindura amateka. Umwami araryama, arara adasinziriye. Burya Imana ishaka guhindura ibintu ifite ukuntu ibikora. Arara adasinziriye, aravuga ati ariko nimunzanire ibitabo by'ubucurabwenge banditsemo amateka y'ubwami bwanjye. Baraza baramusomera, bagera ahantu ngo abagabo babiri bendaga kumukorera kudeta, hanyuma Moridekayi arabimenya, hanyuma arabihishura, hanyuma barabigenzura basanga nibyo, babagabo barabamanika, Moridekayi aguma ku irembo. Umwami aravuga ati uwo mugabo witwa Moridekayi hari icyo twigeze tumukorera? Bati ntacyo. Akaba ari aho n'ukuntu yakije ubuzima bwanjye, akaba ntacyo mwamukoreye. Ati nimumbwire ninde uhagaze mu mbuga hariya? Ubwo ni Hamani yaje gusaba agahanga k'ubwoko. Baramubwira ati ni Hamani. Muzasome iyo nkuru muze kuyisubiriramo. Aramuhamagara, araza ati umwami afite umuntu ashaka kubaha cyane, wamugiriye ihe nama, twamukorera iki? Erega burya Hamani yari afite umutima nk'uwa bandi bashaka gukora kudeta. Umwami arakubwiye ngo twamukorera iki? Ngo wampa intebe yawe nkayicaraho, ukampa ifarasi yawe ugendaho ku munsi mukuru nkayigendaho. Umwami agomba kuba yaravuze ati uyu mugabo aramubwira ati sawa, genda ubikorere Moridekayi, umutembereza umurwa, ko yaravuze ngo bashake umuntu w'umunyacyubahiro uruta abandi. Aravuga ati se umunyacyubahiro uruta abandi utari wowe ninde? Atembereza uwo muntu, agenda avuga ngo dore uko umwami azagenza uwo mwami ashatse kubaha. Aravuga ati ibyo byose umaze kuvuga, uwo mwenda njya nambara ku munsi mukuru bawuguhereza, niyo farasi bayikuzanira, umwenda wandimbikiye Moridekayi, ifarasi aba ari wowe uyiyobora, ugenda uvuga ngo dore uko umwami azagenza aho umwami ashatse kubaha. Haleluya. Kudeta nako genocide ya Hamani iburiyemo, ariko amabaruwa bari bayakwirakwije. Moridekayi cyakora icyo ndakimugaye. Moridekayi avuyemo, Hamani baramumanitse, igiti cya Moridekayi bakimanitseho Hamani. Ariko barangije, Moridekayi ya tariki bari bashyizeho kwica Abayisiraheli, abwira bene wabo ati namwe aho muri, buri muntu yiyaranje yica umuntu. Ariko se ugiye guhora abantu b'Imana? Imana yakurinze, urahorira iki? Buriya abana b'abantu bagira umutima. Ariko icyo nashaka kubigisha ari ibyo Hamani yari yakoze, ari nibyo Moridekayi yakoze nyuma. By the way, uwo munsi Hamani yapfuye n'abanzi b'Abayisiraheli bagapfa, n'uno munsi baracyawizihiza. Buriya bwoko bufite amateka akomeye. Umunsi wa Purimu n'uno munsi baracyawizihiza. Bagira umunsi mukuru wa Purimu, bajya bawizihiza, bakibuka ko hari igihe bari bashize, Imana igakinga ukuboko. Ariko natwe turibuka, natwe twari dushize. Wakize nk'uwarayiganira. Buriya umuntu utarabonye interahamwe zihagaze imbere y'urugo rwe ngo asezere ku isi hanyuma ye gupfa, ngo utaranizwa agaramye ntamenya aho ijuru riherereye. Ariko hari Imana itabara. Hanyuma icyo nababwiraga, abo bantu bose ikigaragara ntabwo bategekwaga n'ubwenge, bategekwaga n'umutima. Kandi n'uno munsi nimwitegereza, reka noneho twinjire mu mutima, ariko nta wundi ntabwo ari yayindi yabiva biva mu mutima. Imana niko ivuga.
hari publicité nyarumva ivuga gutyo, niyo mpamvu nabahugurwa rwenya, ariko bo sinako bavuga, baragacuritseho gatoya ngo ni biva momo. Tubanze dusome Imigani 4:23. Imana yo ni idusobanurira neza ikatubwira ngo biriya byose muvuga, burya ubuzima bw'umuntu butegekwa n'umutima, ntibutegekwa n'ubwenge. Niyo mpamvu rero umutima ukomeretse tugomba kuwigaho, kubera yuko niba utegekwa n'inkomere ubwo ufite ikibazo. Imigani 4:23. Iyo tayito ya mbere nahise ngo agaciro k'umutima mu buzima bw'umuntu. Haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Mu mutima wawe niho isoko y'ubuzima bwawe itemba iva. Ujye urinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko mu mutima niho hava iby'ubugingo byawe byose. Ndaza kubaha ingero nkeya hanyuma dukomeze muhumure, ntabwo ndi bubatindire. Hanyuma ibyo ni isezerano rya kera, ntabwo ndi busome imirongo myinshi n'ubwo ihari, ahubwo iyo tugarutse mu isezerano rishya Yesu we abishimangira kurutaho. Musimbuke muri Mariko, mujye muri Mariko ibice 7. Mariko ibice 7, ahantu Yesu yari arimo kwigisha abwira abigishwa be. Turahera ku murongo wa 17 ngo nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Arababwira ngo, nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhamanya, kuko kitajya mu mutima we ahubwo kijya mu nda kikanyura mu nzira yacyo? Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu, nibyo bimuhumanya. Mu mutima w'umuntu niho haba reservoir, niho haba isoko ya biriya bintu byose. Aravuze ngo mu mutima w'umuntu niho havamo imigambi mibi, niho havamo kwica, niho havamo guheheta, niho havamo gusambana, niho havamo kwiba. Ibyo tubitse muri twe nibyo bihindukira bikatwangiriza. Amen. Noneho iyo umaze gusobanukirwa ibi ngibi, bikubwira ngo umutima wawe, kandi buriya koko nimubyitegereza muzabibona yuko ibintu tuba tubitse muri twebwe hirya iyo mu mutima aho abantu batagera. Kuko n'Abanyarwanda baravuga ngo nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi, kuko twebwe duhisha ku mutima, duhisha mu nda, kuko Abanyarwanda bavugaga ugahisha mu nda, ibibi byose ugahisha mu nda. Niyo mpamvu uzabona abantu benshi ashobora kubana imigambi mibi, mwaba murimo kuganira akakubwira neza, ibitekerezo bye bikaba bitondetse neza, ariko amarangamutima ye arimo abisha. Kuko mu mitima y'abantu niho hava biriya byose byangiza isi. Niyo mpamvu nyambabwira kenshi, yewe nk'umuntu wakuriye mu Rwanda, burya Abanyarwanda tugira ingeso yo gucayuka. Aya mazi iyo uyafashe ugashyiramo ibitaka ukabicukusa, yose ahinduka nk'igitaka. Ariko icupa iyo uriteretse
buracya ugasanga amazi hejuru arasa neza ariko mo imbere hasi ucugushije gutya arongera agasa nabi. Buriya rero abanyarwanda twebwe turacayuka cyane. Nibuka byo simbizi neza ariko mu buryo butomoye, ariko ndabahingereye 2 cyangwa 3 z'ibyo nzi neza. Muri 1963 ibyo byo nabyize muri histoire, ariko nabonye n'ingaruka zabyo. Muri 1963 ku itariki ya 23 umuperezida twari dufite witwaga Kayibanda yatanze itegeko bica abatutsi bose bafite influence, abari barize, abari bafite amafaranga, n'abari barabaye mu buyobozi. Icyo gihe Guardian y'Abongereza yo muri 1964 yaranditse ngo bagereranya ko hapfuye abantu bagera ku 40,000 muri icyo cyumweru kimwe. Kuri 28 z'uko kwezi, urumva ni cyumweru kimwe, akora indi disikuru bise ngo niyo kuna muri 10. Abantu bahita bacayuka, hagira umuntu wongera gupfa. Finished. Baracayuka, barongera baba beza, barasuhuzanya, bararamukanya. Wa mwuka mubi wabateraga kwica wagiye, wagumye mu mutima. Erega none umunsi simbizera, ntabwo mbizera abanyarwanda, ntabwo mbizera, kuko ntabwo nigeze numva abantu bihana. Muraza kubyumva ngiye kuranya, ntabwo nigeze numva abantu bihana ngo bavuge ngo uyu mwuka. Kuko 73 ndabaho urwo rwo nari mukuru. 73 twe twigaga, twari mu seminari, twigaga baraduhaye abasirikare bicara inyuma ngo tutarwana, kuko twebwe twari twafunze kaci, turavuga ngo turarwana tu. Musenyera dushyiriraho abasirikare baturinda ngo tutarwana cyangwa batadukubita, simbizi ko byari kugenda. Ariko icyo nibuka nuko muri dore twari twarwanaga, twaryamagamo twebwe, twari twakoza rusha. Ibyo sindi bubyinjiremo cyane, uzashaka azabimbaze dutangana ubuhamya mu bundi buryo. Ariko ikintu gitangaje cyabayeho ku itariki ya 5, twarabyutse mu gitondo, Habyarimana yari yakoze kudeta itariki 5 z'ukwezi kwa 7, dusanga babasirikare bagiye, twese duhita ducayuka, tuba abana beza neza, nta n'umwuka mubi wongeye kumvikana mu banyeshuri, twese twaracayutse. Babandi barwanaga bahita abana beza, dusubira mu ishuri, turiga, dukora ibizamini, turataha. Umwaka ukurikiyeho turaza turicarana ku ntebe. Ndibuka umwana twicaranaga, we nambwiye ngewe nzapfa nasize nkwishe. Kandi twaricaranye turinda turangiza seminari, tujyana muri university. Ntiyanyishe nanjye sinamwishe. Ariko nyuma yaho menya atarabaye mwiza. Ari ibyo yose burya ari ibintu bimwe na bimwe rega ibyo mbabwira. Tuhita ducayuka. Ngaho namwe nimwibuke noneho ibi byo abenshi abarimo bakuru murabizi. Muribuka bashyizeho guverinoma kuri 19 z'ukwa 7 muri 1994. Bwarakeye n'umuntu wese wari intera hamwe ahita umwana mwiza neza. Turacayuka, kereka bari bari kuri za periferi kure, ariko abenshi baracayutse neza. Ahubwo ugahura n'umuntu wari ufite amakarikari n'iki, kajya ngo ariko burya ngo murabona ngo nyine abantu bahita bacayuka. Kubera iki? Ikibazo kiri mu mutima, kuko inyamaswa isohoka mu mutima ikarya abantu, bavuze induru igasubira mu mutima ikabunda, kuko twacayutse. Ubu rero hari umuntu ushobora kumva inyisha akavuga ati ariko ya mugabo ni gashoza ntambara, ni gashoza mvururu, ni umunyamoko, n'umunyake. Jewe nifuza ko abanyarwanda bihana bagakizwa bakaba bazima, tukava mu gucayuka. Mbaho urugero rumwe, twigeze kujya gutanga raporo nkiba muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, batari koko tukibona ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda. Ndababwira nayo ko yasohotse ryari, yasohowe nande, yasohowe n'ubuhe butumwa twavuze ikavamo. Ni ikintu gikomeye. Izi nyigisho turimo kwiga za healing, tugomba gukira from inside.
ntabwo ari ugukira by'inyuma tuvuga, oya, tugomba kwinjira mu mutima tukareka umwuka akaturondora hanyuma bigasohokamo. Kubera iki? Bibiliya yatubwiye ngo mu mutima w'umuntu niho havamo biriya byose, niho havamo inzangano. Kandi Imana yo yarabisobanuye, ibwira Samweli igihe yaragiye kwimika Dawidi. Yagiye kwimika Dawidi, hanyuma Dawidi, Samweli akareba iby'inyuma, akareba ibisore byiza bihagaze neza bifite. Imana igeze biramubwira ngo ariko Samweli urareba nabi, wowe ureba ku isura, jyewe ndeba ku mutima. Niba iki twagisobanukirwa, Samweli wa mbere 16:7 aramubwira ngo jyewe mwe mureba amasura, jyewe nkareba umutima. Isura yanjye ishobora kukubeshya ariko ntishobora kubeshya Imana, kuko Imana yisoma ku mutima. Ibyo mbitse ku mutima nibyireba. Amen. Aha rero nicyo gituma umukristo wese, twahoze dutanga ikiganiro kare kuri televiziyo, kimbwira abantu ariko ubundi iyo umbwira ngo abakristo ngo 90% ngo bari mu Rwanda, abantu 1,000,000 iricwa mu minsi 100, niyo jenoside ifite ubukana yigeze ibaho ku isi. Abayahudi 6,000,000 bapfuye mu myaka 6, twebwe mu minsi 100 gusa. Kuri iyo ritime wica abantu 1,000,000 mu minsi 100, wari kuduha imyaka 6 nk'iyo Abayisiraheli bamaze bicwa, twari kuba tumaze kumara kontina yose nta muntu usigayemo. Niyo jenoside yagize intensite, kandi mu gihugu kigizwe na 90% by'abakristo. Kubera iki? Ikibazo cy'umutima. Inyuma baratubatije, baduha amazina, badukorera imihango, turahazwa, turakomezwa, turatigita, tuvuga ubutumwa, ariko imitima yacu itahindutse. Niyo mpamvu rero iki ngiki ni ikintu tugomba kwitondera. Muri icyo kiganiro twahoze tubidebata n'abandi twari turi kumwe, twibaza ngo niki twakora. Ngira ngo dukwiye guhindura imyigishirize na content y'inyigisho twigisha, tukigisha abantu kwita ku mutima kuruta uko bita ku mihango y'inyuma. Twitaye ku mihango ariko ikibazo kibera mu mutima. Idini y'imihango iproduce abakristo bica. Idini y'imihango produce abakristo buzura gereza kubera ko ari abajura. Umutima. Yesu akatubwira ngo ibyo mwakoze wenda mwongereye ubwenge ariko ntimwahinduye umutima, kuko iyi Bibiliya abantu bari bayizi. Namwe mu babikoze bari bafite amadiplome ya theology, barayizi, ariko ntiyavuye mu mutwe ngo ujye mu mutima. Umugabo yigeze kunjomba ikintu, yari umukozi wa sous-prefecture ya Rwamagana. Icyo gihe zari zikitwa sous-prefecture muri za 97 gutyo. Twari twarwatse umudugudu, hanyuma abakozi bacu b'abarokore baritonda, barawonona, barawurya karuhaye. Noneho wari wungirije sous-prefet ushinzwe affaires sociales, tujya kuwusura, tubona ukuntu uko nanjye narabibonye numva agahinda karanyishe. Hanyuma tuvuyeyo twicaye, n'icyo gihe banyitaga pastor nubwo nari ntarabawe, arambwira ngo pastor, ngo abarokore muri beza, ngo mutwara Bibiliya mu kwaha, ngo niba mwayisunikage karenga imbavu ikinjira mu mutima. Umutima. Reka rero twinjire mu mutima mo imbere, natwe dukore nk'uko Imana yatubwiye. Imigani 17:22, umutima ukomeretse. Ariko mwanze mwite ku mutima, mu utekerezeho cyane. Ariko n'ubundi wahagararaho gatoya buri muntu wese muri kano kanya, ukabanza ukareba ikiri mu mutima wawe. Harimo haricundamo iki? Kuko buriya
nawe wicaye ubwawe wamenya icyo umutima wawe uhatse. Ni ibiki biba mu mutima wawe? Wigeze urungurukamo ureba ibirimo? Wigeze ureka Imana itunga itoroshe mu mutima wawe kugira ngo ikureme mu mutima mushya? 17:27 wa 22 haravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Aya magambo ndayakunda cyane. Umutima unezerewe ni umuti mwiza. Ngo ariko mu Cyongereza baravuga ngo a cheerful heart is good medicine. Umutima unezerewe ni umuti mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Konda rero sinzi niba abantu bakuru muzi konda icyo ari cyo. Konda ni ukubona umuntu ashonga utazi ikimushongesheje. Umuntu akagenda ashongeramo imbere, ukabona umuntu aragenda yonda ashonga ashira. Mu Cyongereza baravuga ngo a wounded heart cyangwa a crushed spirit dries up the bones, ngo yumisha amagufwa. Icyo nicyo bita konda. Umutima ukomeretse umuntu akaviramo imbere akonda. Umutima ukomeretswa n'iki rero? Hari ibintu bibiri bikomeretsa umutima kandi bigaragara muri Bibiliya koko bitera konda. Uyu munsi ndavuga kuri kimwe, ubwo ikindi abandi bazakivugaho. Ikintu cya mbere gitera umutima ukomeretse no guhemukirwa n'abantu cyangwa n'ubuzima. Guhemukirwa n'abantu, abantu bakaguhemukira. Muzasome Zaburi za Dawidi. Ejo bundi twahoze dusoma tureba Zaburi za Dawidi bamuhemukiye. Acira ubuvunderi. Iyo ni imvugo yo mu cyaro, ntabwo abanyamujyi bayimenya. Ubuvunderi ni ibintu bijya bisigara mu nkono y'itabi, biri very poisonous. Buryo ubuvunderi buba burimo nikotine nyinshi. Iyo ubuhaye nk'isazi cyangwa uruvu ruhita rupfa. Ubuvunderi, hari umuntu rero ugira gutya agacira ubuvunderi. Dawidi yaravuga ati Mana, abantu banyanga babaye benshi, abangambiriyeho ibibi barahari, none ubarebe ubakubite. Imwe muri Zaburi yanditse uravuga ati kabisa ahantu bari bamwishe. Ari wari wasoma Zaburi 109 ngo yumve uko umutima ukomeretse umera. Umutima ucira ubuvunderi kandi ari umuntu w'Imana. Ntimuzamu hari abantu bavuga ngo ariko ngo Dawidi ngo ibingu ngo ntabwo ari by'umuntu w'Imana. Yewe we, umuntu w'Imana wakomeretse umutima ukomeretse. Umutima ukomeretse. Mana njya mpimbaza ntuceceke, kuko abanyasamiye akanwa k'umunyabyaha, akanwa k'uburiganya bambwirishije ururimi rw'ibinyoma, bangotesheje amagambo y'urwango, bandwanije nta mpamvu. Urukundo rwanjye barwituye kuba abanzi bandwanya, ariko jyeweho nitangira gusenga. Ku neza n'abagiriye banyituye nabi, ku rukundo banyituye urwango. Hanyuma yarangiza akavuga ubuvunderi rero bukaba burasohotse. Wumvise icyakomerekeje umutima we? Ahita acira ubuvunderi, umutwarisha umunyabyaha. Umurezi ahagarara iburyo bwe, nacirwa urubanza asohokera umutsinze. Gusenga kwe guhanywe n'icyaha, iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi, abana be babe imfubyi, umugore we w'umupfakazi. Aya rero ni amagambo y'umutima ukomeretse. Abana be babe inzererezi basabirize, bashakira ibyo kurya kure y'umusaka wabo, umwishyuza atege ikigo ibyo afite byose, banki muteze. Abanyamahanga banyage ibyo yaruhiye, ntihazagire ukomeza kumugirira neza, ntihazagire ubabarira imfubyi ze. Urubyaro rwe ruzarimburwe, mu gihe cy'abuzukuru be izina ryabo rizasibanganywe. Gukiranirwa kwa basekuruza kwibukwe n'Uwiteka, ibyaha bya nyina bye gusibanganywa biri imbere y'Uwiteka ubudasiba, kugira ngo arimbure kwibuka kwabo agukure mu isi.
urumva uyu ni umutima ukomeretse kabisa ucira ubuvundere, kuko umutima ukomeretse iyo umuntu yatangiye konda ashonga avuga amagambo y'umuvumo cyangwa yo kwiheba. Turaza kubona urugero, wowe ntiyavugaga gutyo, ariko so icyo ni kimwe mu bintu bikomeretsa umutima w'umuntu. Ariko biriya byose ubiteranije, Bibiliya yabishyize mu ijambo rimwe, ibyita umuzi wo gusharira. Umuzi wo gusharira, root of bitterness. Umuzi wo gusharira, ugasharirirwa. Umutima wakomeretse iteka ryose umera umuzi wo gusharira. Niyo mpamvu mu Baheburayo igice cya 12 Imana iravuga ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera. 12 umurongo wa 14 mu Baheburayo, mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, benshi bagahumana. Hatagira umuzi wo gusharira umera ugakora ibintu bibiri: icya mbere ukabahagarika imitima, icya kabiri wabumbura akanwa, benshi bagahumana. Umutima ukomeretse uta amahoro yawo, ariko ukanduza benshi. Niyo mpamvu mujya mwumva mu Rwanda bakubwira ngo hari ibintu byo ku mashyiga, inyigisho zo ku mashyiga, ukabwira abana bawe ukabaraga urwango rwawe. Niki cyatumye Hamani agambirira kurimbura Abayisiraheli? Inyigisho zo kwishyiga. Bamubwira ati bariya n'abanzi bacu, ubamenye. Umubyeyi abibwira umwana, umwana abibwira umwuzukuru, umwuzukuru abibwira abandi, barabihererekanya. Urwango burya rurahererekanywa. Njya nkunda kubaha urugero hano. Twari duturanye n'umugabo w'interahamwe. Yari interahamwe bizwi, ntabwo ari ukumusebya. Yari n'umuyobozi wazo, kuko niwe watwaye n'igitero cyagiye kwica za Kimironko avuye muri karitsiye iwacu, bagurana n'abari batuye hano mu Nyakabanda bitwaga abazuru. Abazuru baje iwacu, abiwacu bajya za Kimironko. Noneho umuhungu we mbere yaho bari barwanye n'abakombozi, abayemuderi murabibuka bitwaga Majyogi, n'abakombozi ba PSD bafatanije barwana n'interahamwe n'abasederi bitwaga Impuzamugambi. None ariko twebwe twikubitiragaho akadari ka Jesus Sauve Yesu arakiza, bakubona bakavuga ati bariya ni bya bigori by'abarokore ntibigira amashyaka. Twitwazaga Bibiliya kugira ngo badutandukanye nabo barwana nabo. Turazamuka, nzamukanye n'uwo muhungu twari duturanye, dufatanije imiyenzi gutya, tuza tuganira. Tubarize buriya ko murimo kurwana murapfiki? Ati bariya abanyanduga. Urumva mu biteye amatwi, ati bariya abanyanduga. Ati papa yarabambwiye ngo umunyanduga yamwimishije akazi k'ubukapita. Umunyanduga yagize ati yamwimishije akazi k'ubukapita. Ndamubaza se ni wowe yakimishije? Atoya. Ati ni papa. So urumva uno mwana aragendera ku rwango rwa papa, n'ururagano. Ndamubwira ariko urumva nyine, kubera ko papa we twari twageze aho tuba inshuti, twatangiye nawe, ariko burya ibyo sindi bitangiyeho ubuhamya, tugeze aho tuba inshuti. Niba nabyita ubucuti, ariko bwabaye umuda, kubera ko yashaka aba yarahereye iwacu. Mu gitondo nabyutse ndamuramutsa, ndamusuhuza, ndamukurutse. Ubwo kuri itariki 7 aranyihorera, yarimo gutumura itaba, aratumagura, akenyeye suime, nanjye nkenyeye indi nk'abagabo nyine. Icyo gihe twari dufite ibipangu by'imiyenzi. Ndabona nise kutanyikiriza, ati po aratumura, nise kutamusuhuza ntunyikirize. Ese wumvise ibyabaye? Nyine radio zari zabyutse zivuga ko indege ya president yarashwe. Ati bitabasa akubita itabi hasi ararihonyora. Ati izi zose si inyenzi zidukikije, ni Karabaye. Ariko angirira neza, bagiye afata ibikoresho byarigendera, ntiyahera iwacu.
umugore we niyo nawe abimbwiye rwose, yarambwiye ati umugabo wanjye yavuze ngo mwe babareke ngo bazabarangirizaho, ariko ubwo bwari uburyo bwo kudukiza. Yashaka aba yaraduhereyeho akagura imbago, cyane cyane ko yari yagize no kubikora. Ariko icyo nababwiraga si icyo, uwo muhungu wenda mubaza nti se ko nabonaga munyuzamo mugakubita n'abatutsi batari muri bariya mwabahora, atabatutsi bo rero, ariko yibuka yuko atabatutsi bo rero atari ko uri inshuti ya papa nta kibazo. Ati bariya ati ni babi, ati papa yarambwiye ngo sogokuru ngo umututsi yamukubise inkoni. Urumva inkoni yakubiswe sekuru, ntazi nicyo bari bapfuye, ariko se donc atwaye urwango rwa sekuru n'urwase byose yabihinduye imyitwarire ye. Kubera iki? Uruhererekane rw'ibyaha. Erega iki gihugu gifite ibibazo. Ubu iyo mbibabwira ibingibi ntimugire ngo ndimo ndarondogora. Ujye witondera ibyo uha abana bawe, kuko imbuto mbi ubiba mu bana bawe uzazisarura ugeze imbere. Bibiliya yatubwira ngo iyo ubibye serwakira uzitegure gusarura, iyo ubibye umuyaga uzitegura gusarura serwakira imbere. Iyo ubibye urwango uzitegure gusarura intambara n'ubwicanyi imbere. Ngaho nawe tekereza ibyo bintu abantu bagiye baraga abana babo. Ariko biva hehe? Umutima ukomeretse, wa wundi ucira ubuvunderi. Ariko hano dufite n'urundi ruhande. Jewe nkunda no kwibutsa abantu, kuko twebwe mu Rwanda buriya dufite na speciality ikomeye cyane. Buriya iyo tuvuga bakomeretse, n'abakoze ibyaha barakomeretse, kuko buriya no mu bintu bikomeretsa abantu habamo n'ikintu cyitwa guilt, umutima wicira urubanza. Uyu nguyu nshobora no kuvugaho cyane kuko nawe ukozemo. Nibuka twigeze kujya muri gereza imwe, harimo umugabo yari yarasaze bidasara ngo birwane, ariko yari yarataye umutwe. Yaricaraga akamara umwanya akagira gutyo ngo ukabona baye nk'uwikanze, ngo dore ngo karaseka, ngo uraseka iki se, ngo sinakwishe. Noneho nza kubaza abandi bagenzi be, nabwo uriya mugabo ukomeza kwisubiramo avuga amagambo amwe, baterwa uriya bwarayaze. Bansobanurira uko byagenze. Bagiye kwica ahantu mu rugo rw'umuntu w'inshuti. Iyi nkuru njye nyibabwira hano subwa mbere nyibabwiye. Bari bafite akana kamukundaga, donc imiryango ikiri imwe bagifatanyije, imiryango ikiri imwe. Ako kana barakundaga, yajyaga aza kwa kundi duterura utwana dutoya, akana kakaza kiruka kagateruramo akwitwa inshuti ye. Kabonye uwo mugabo aje rero ari hamwe n'abandi, kagira ngo ni ibisanzwe, kaza kirukanka gateza amaboko, imirimo, kana karapfa. Ariko iyi image yanga kumuvamo. Yaba ngo uraseka, suseka iki, sinakurangije, sinakwishe. Ariko si we wenyine, kuko nababwira n'inkuru n'izindi z'abantu bananiwe kwiyakira, bananiwe kwakira ibibi bakoze. Nabasanze ku isi yose. Njya mbabwira hano Umunyakenya nigeze gusengera mu gihe cy'abamama mu 52, umukobwa yarababonye bagiye gutera ikigo, bagiye gutera urugo rw'umuzungu. Icyo gihe bateraga ingo z'abazungu bakica abazungu cyangwa bakabamenesha. Hanyuma umukobwa babonye baravuga turiya mukobwa we yatubonye araza kutureka, araza kuturipotinga ko duhari. Babwira uwo musore wanuga ati uri ugomba kumwica ukamekinga shuwa yuko dusibanganya ibimenyetso by'uko yatubonye. Aramutwara umukobwa akamubwira ati wambabariye kuri mwene wacu, wambabariye basi ni mu mpambire mu njyane mu ngumane, ariko mwe kunyica nzabavuga. Ariko rero buriya muri ziriya zantu ziyo baguhaye misiyo uba ugomba kuyikora ukayirangiza. Aramurangiza nyine, arangije aracukura aranamuhamba. Ariko yarambwiraga ati ijwi ry'uwo mukobwa ryanze kumva mu mutwe, kandi ndi umurokore, narakijijwe, narihaniye, ariko iteka ryose ndahumiriza nkumva aravuga. Ni iki gishobora gucecekesha ijwi? Ndamubwira nteka nkubwira igicecekesha iryo jwi, amaraso ya Yesu acecekesha amajwi yose. Ndamubwira nti se hari undi muntu wari warigeze kwaturira ibi ngibi?
arambwira atoya ati senari gutinyuka kubivuga, ndi umuntu w'Imana nkavugirira abantu ko kera nigeze kwicara ndavuga nicyo wazize. Iyo watuye niyo ikiranukira kutubabarira, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Ndambwira none umbwira inkuru yose uyimbwira, umbwira ukuntu bijya bigenda, unyaturire nindangiza nkusengere, amaraso ya Yesu akwezeho ibyaha byose, acecekesha iryo jwi. Hari n'abandi nababwira kuko n'ibyaha nabyo birakomeretsa. Reka mbasomereza buri ebyiri hanyuma ninjire mu muti wabyo, uruhande rumwe rwo nafashe uyu munsi. Zaburi ya 32 itwereka neza umutima w'uwo muntu wakoze ibyaha, kuko tugomba kwigisha n'abakoze ibyaha bakamenya ko bafite ibyiringiro byo gukira umutima uhagaze, umutima uca urubanza. Dawidi yaranditse, buriya Dawidi yatugiriye neza, kuko Dawidi yanze kwirarira, kuko nawe yigeze gukora icyaha, yica umuntu, yica Uriya, atwara umugore we, arabihisha, atwikira icyaha, arasibanganya ibimenyetso, ariko umutima wanga guceceka. Aho Natani amaze kumutinyurira akabyatura akabisohora, araruhuka, aravuga ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye. Zaburi ya 32, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Ngicecetse, mu yandi magambo ngisibanganya ibimenyetso, ngihisha ibyaha byanjye, ngicecetse, amagufwa yanjye yashajishwaga no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa y'umucyo. Hagarika umutima, ananirwa gusinzira. Ariko arangije abona igisubizo. Nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, nawe ankuraho urubanza rw'ibyaha byanjye. Iyo niyo Mana yacu. Zaburi ya 38 nanone abisubiramo, aravuga ngo, reka mbere ku murongo wa 4, nta hazima mu mubiri wanjye kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye, kuko ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye. Ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira, kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro, kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanishijwe no guhagarika umutima. Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe, kuniha kwanjye ntuguhishwa. Umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Hanyuma urabona Dawidi aduha neza isura y'umuntu uremerewe n'umutima w'ibyaha. Iyi mitima yombi rero, umutima wakomerekejwe no guhemukirwa n'umutima wakomerekejwe no guhemuka, yombi ibuza beneyo amahoro, yombi. Ariko uyu munsi kubera ko uriya wundi wicira urubanza, bwo abandi bazawukomerezaho, reka mvuge ku umwe wakomerekejwe n'intimba n'akababaro. Buriya hari n'igihe ibyago bikubaho atari umuntu wabiguteye, ni nabyo bijya bikomera cyane. Mujya mwibuka mu gitabo cya Rusi, muri Rusi, reka tuhasome kuko ho nkeneye kuhakoresha. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16. Rusi igice cya mbere, ndashaka gukuramo ijambo rimwe gusa muri iyo nkuru ya Rusi. Rusi na Naome ubwo bari bavuye mu gihugu cy'i Mowabu. Mumbabarire ndimo ndakoresha ukuboko kumwe, ntabwo byihuta cyane, reka nkoresha n'ijya, ariko niyo menyereye. Rusi igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo, nuko Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara.
ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, imana yawe niyo izaba imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, bahampambe, ntihagire ikizantandukanya nawe atari urupfu. Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Nkunda uyu mugore rusa, ariko ntabwo ariwe ndimo kwigishaho. Reka dukomeze tujye kuwo nshaka. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagera ni Betelehemu. Bagezeyo, abo mu mudugudu bose bahagarika imitima, nabo abagore barabazanya bati, uyu ni Nawomi se? Arabasubiza ati, ntimukanyite Nawomi, ahubwo mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangiriye ibisharira cyane. Navuye ino nuzuye, Uwiteka ngagaruye iwacu nareyereye. Munyitira iki Nawomi, ubwo Uwiteka yanshinje ishobora byose ko yambabaje? Nimusoma iki gice hasi barabwira ngo Nawomi byavugaga gikundiro cyangwa mukundwa cyangwa nyirankundwa. Buriya rero Abayisiraheli bari bazi gutoranya utuzina twiza ku bakobwa babo nk'Abanyarwanda. Ubu mufasha abagore barimo hano bose ni ba Muteteri, ni ba Gatesi, ni ba Kayitesi. Abo ni batatu mvuze, n'abandi ubwo nakomeza ni ba Munyana, ni ba noneho muri no minsi ho barabihinnye basigare ba Teta, ba Tetero, ba bene utwo tuzina nyine twiza tw'abakobwa. Tekereza rero Nawomi nawe yitwaga gikundiro. Araza abagore bamubonye baravuga ngo nguriya ni Nawomi. Niki cyamushongesheje? Muribuka rya jambo twaherero rivuga ngo umutima ukomeretse, umutima ubabaye utera konda. Nawomi yarababaye, arashonga, ku buryo abagore bamubonye bibaza niba ari we. Agiye kubasubiza aravuga ngo ntimukanyite Nawomi, ntimuzongere kunyita gikundiro, mujye munyita Mara, kuko naramaririje. Mujye munyita Mara, kuko narashaririwe. Mujye munyita Mara, kuko ubuzima burambihiye. Mujye munyita Mara. Kandi ndenda kubabwira, Satani azi guhagarika abantu kuri Mara, ugasharirirwa icyagushaririza icyo ari cyo cyose. Erega muri kino gihe twibanda, kuko turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, akenshi niyo dutangaho urugero kugira ngo dufashe abantu kwihanganira ubukana bwayo. Ariko reka mbabwire, hari abantu benshi barimo kunywa ku mugezi wa Mara atari icyo kibahemukiye, atari icyo kibishe. Ugasanga umuntu yaronze, yarashize. Umugabo yigeze kumbwira, nawe yanywaga kuri Mara. Arambwira ati, pastor, atuzi ko umugore ashobora kukwica ataguteye icyuma? Atuzi umugore uhagarara akakureba, atakamubwira ibintu akureba gutya, ati yarangiza akimyoza ngo ngwinde njye kukugaburira. Ati akora ibyo ngibyo, ubwo iryo joro nkarara ntariye. Atuzi kubwira umuntu akakureba nkaho utariho, ati nkahita mpfa. Ushobora kwica umuntu utavuze. Na RIB yazakora anketi igasanga rwose uri inzirakarengane, ukicisha umuntu guceceka, akajya kuri Mara, umutima we ugashongera mu nda, agakomereka. Abagore bo sinabaha ingero, sinazirondora ngo zirangize. Mara, wenda nawe wicayemo hano ufite umutima ukomeretse, kuko turakomereka. Dukomeretswa n'ibyo abantu batubwiye, dukomeretswa n'ibyo abantu badukoreye, ariko dufite n'abakomeretse kubera ibyatubayeho nyuma y'imyaka 30. Ntimumbwire ngo haciyeho imyaka myinshi bene data. Uyu munsi nari ndimo kumva umukobwa umwe, ndibwira ko ari umukobwa kuko sinakurikiye ngo numve niba afite umugabo, ariko ndumva ari umukobwa. Umukobwa umwe yarimo gutanga ubuhamya, bigeze hagati araturikararira. Aravuga ati, rega nubwo twakize, ati hari aho ugera bikongera bigasaduka, ati hari aho ugera bikongera bikagucika. Kuki bigucika? Abantu benshi barahomye, bahomaho utwondo, ariko igisebe nticyakize. Kambere cyuko bikora. Kera tukiri abana twaritemaga, hanyuma tugafata ibyondo tugahoma ku gisebe.
nta nubwo byari byiza, ibyo twakoraga byari na dangerous. Igisebo kagihoma ugashyiraho ibyondo ngo kiye gukomeza kugaragara no kuva, ariko cyabaga kirimo. Rero abantu benshi bagiye bashyiraho, hari ahantu muri Yeremiya Imana ivuga ngo ariko kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, ikaduha igisubizo ikatubwira ngo erega ngo barwomoye baruca hejuru, ngo babwira abantu ngo ni amahoro ngo kandi nta mahoro arimo. Urumva muri kino gihe kuko amahoro turayafite hanze, ariko amahoro yo hanze ntabwo atanga amahoro yo ku mutima, kuko Yesu wenyine n'ushobora kurambura ikiganza agakora ku mutima, kuko nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi. Bazaduha amahoro, bazatwubakira amazu, bazadukorera iki, ariko umutima ukomeretse uzahagarara wibuke wihebe kandi uri mu nzu. Ni nacyo kibazo gikomeye dufite. Nari mfite umugabo w'inshuti yanjye yari umukansara muri bari b'abajyanama bihungabana, hajya mubwira ntirega abakansara mudafite Yesu mumeze nk'abaganga bafite umuti woza igisebe ariko badafite undi wo kongeraho ngo igisebe gikire. Kuko kubwira umuntu ngo mbwira ngo kwiheba kwawe ngo wabitewe n'iki, akakubwira azabikubwira koko bimworohereze, kuko ni nko kumuhuhira ku gisebe ariko si umuti. Kuko mara ntivurwa no kuyivuga, mara ivurwa n'Imana gusa. Reka wumve nihute kuko saha yacu irageze. Kuva 15 tuva dute ku mugezi wa Mara, kuva igice cya 15 hanyuma ndaje nsoze. Kuva igice cya 15 turava ku murongo wa 22. Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo, bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'Ishuri, bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi. Bageze Mara, doraho Nawomi yakuye izina. Bageze Mara, hepfo barongera bakagusobanura ngo Mara bisobanurwa ngo nukurura cyangwa gusharira. Bageze Mara ku mazi asharira, ntibabasha kunywa amazi ya Mara kuko yaruraga, nicyo cyatumye hitwa Mara. Ariko Mara ya mbere nahaduhura nayo, mbere yuko nabo makoresha ririya zina bari bararyise umugezi wa Mara. Umugezi unywaho ugasharirirwa, ukawicaraho amazi akakunanira. Banywa kuri Mara, abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Atakira Uwiteka, Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Doraho igisubizo cy'umutima ushaririye kiba, atakira Uwiteka. Atakira Uwiteka. Buriya jewe hari ikintu mvuga rwose sindanagishidikanya, ari abantu bakomerekejwe n'ibyaha bakoze, ari n'abakomerekejwe n'ibyo abantu babakoreye, nabonye umuti ubivura. Kuko nagaburiye ababikoze, nagaburiwe n'ababikoreye, mbona uyu muti urakora. Batakira Uwiteka. Haleluya. Ngo atakira Uwiteka. Muribuka Hana yari umupfakazi, nako yari ingumba. Hana aragenda ari ingumba, ahagarara imbere y'Imana. Umugabo we yajyaga amusigira ku gisebe, akamusigiraho urukundo rwinshi, akamubwira ati ariko se Hana uburizwa n'iki? Urukundo rwanjye ntirukurutira abana b'abahungu 10. Urukundo rwanjye ntabwo ruzagabanywa nuko utabyaye. Ndagukunda, ibyo birahagije, ndagukunda. Ndetse ngo bajya no gutamba ibitambo akamuha dabu, ni posho yamugeneraga inshuro 2. Ariko Hana aravuga atoya, urimo urashima aho bitagera, ntabwo birimo kugera ku kibazo cyanjye. Aho urimo gushima, urimo urampa inshuro 2 z'iposho, urimo urampa inshuro 2 z'urukundo, urimo urampa inshuro 2 za care, ariko ntabwo birimo gukoraho ikibazo cyanjye kiri. Ndatakira Uwiteka. Reka nkubwire mwene data, aho waba uri hose, ibyo waba ufite byose bikwicaje ku mugezi wa Mara, bikwicaje ku isoko ya Mara. Urabyuka ushaririwe, ukaryama ushaririwe, ugakanguka ushaririwe. Hari ahantu Imana ivuga ngo muzajya muryama mwifuze ko bucya, ngo nibucya mwifuze ko bwira, ngo hore ufite umutima uhagaze. Ariko hari ikintu kibikemura. Niba wicaye kuri Mara, baratubwira ngo nuko Mose atakira Uwiteka.
nuko Hana atakira Uwiteka, abwira Eli umutambyi, aramubwira ati ariko wa mugore we, wagiye unywa nkeya, byaba ngombwa ugashyiramo amazi, ntuze gusinda imbere y'Imana. Aramubwira ati sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yanjye. Dore ikizakiza abantu bene data. Umukansara ntabwo azagukiza, kuko hari igihe Satani azagusanga mu gicuku. Ibyo nkubwira ndabizi. Nyituye kuri Mara, imigezi ya Mara nayinyoyeho amazi. Kuri Mara bamvanye muri universite banjyana Rulindo kwigisha muri Tronkome, nywa kuri Mara amezi. Nkajya nicara nkavuga nti nigiraga iki? Amasaha nataye nandika memoire, ngo ndabona memoire nziza, ndabona amanota meza, mbu mwarimu muri universite, nihoye iki? Ubundi muri iki gihugu mfite yihe future? Mara, umva, urasharirirwa ukonda, ngo bitera konda, ukonda no mu maso wawe hagahinduka. Muzabaza abana nigishaga Rulindo banyitaga question mark. Nahagararaga kuri piliye nkareba hejuru neza, mu maso wanjye hagasaza. Kandi mu gicuku Satani ni umugome shaho. Umva mbibwirire, nkaryama ubwa mbere nabanje kujya ndyamana n'umuhungu twari twariganye, arancumbikira, yari afite agatanda ka metalike. Buriya mu bitanda bibiho metalike ni ya mbere. Igitanda cya metalike ugutanze gutebera, ubwo nyine umujya hejuru, wamutanga gutebera akakujya hejuru. Iyo rero muryamye, iyo mukiryama, kuko muba muri conscious, muba mubi control, muryama neza. Ariko mwamara gusinzira umuntu yakwihindukiza rimwe, ukabugiye hasi, ukajya kumva umuntu yakugeze hejuru. Mvuye mu nzu nari mfite igitanda dubure, gifite n'icyumba cy'abashyitsi, gifite Mara. Nkasharirirwa, nkahekenya amenyo, nkakambya agahanga, bukageza mu gitondo. Turimuka tugira inzu turamo, noneho ni inzu yanjye. Ariko iyo Satani ashaka kugushyira kuri Mara, arema ibikoresho bimufasha. Nararyamaga, yari inzu y'amategura, ziriya nzu zo mu cyaro z'amategura, baba barashyizemo ibyondo kugira ngo bifate amategura hagati y'imbingo. Nkaryama nijoro, yari inzu uwo mugabo yari yarayivuyemo, nyine turayitunganya, bireka mbyihorere. Noneho byageza nijoro ibyondo bigashonga, najya kumva nkumva bizu kwita mapu, nkakangukira hejuru, nkanywa kuri Mara, nkicara Mana. Ariko yumva umuntu yakize nkuba arayiganira, ariko wanyoye kuri Mara ashobora kubyumva. Nkicara nkatekereza iyo tuvuye, nkatekereza 63, nkasubira muri 73, nkaza 83, nkarara nituruna, nkarasoro yacitse, najya kumva nkumva inyombya ziravuze, bukaba burakeye, nkajya kwigisha, nkambije agahanga meze nk'uwaraye mu kabari. Mara. Ariko arakabaho Yesu. Nyuma ye y'amezi 6 nicaye kuri Mara, nsoma Bibiliya, nsitara kuri Yesu, ndakizwa. Ariko ntugire ngo Mara yahise ivaho. Nari nkifite umujinya, byatwaye uwundi mwaka. Hanyuma nza kubona Yesu ajya ku musaraba, numva asengera abantu, avuga ngo data ubabare ko watazi ibyo bakora. Iryo jambo niryo ryamfasheho. Imana irambwira ngo niba ushaka gukira, kuko byajyaga bigaruka, ndenda kubabwira, nandika memoire, narwaye igifu. Mara, narwaye igifu, kandi nyitewe no gutekereza ko nigira ubusa, kandi koko iby'umunyabyaha atinya nibyo bimubaho. Narangije nigisha umwaka umwe muri universite, babarandinganije, ni bya bindi navugaga byari ukuri. Mara, Satani agahora kwicaza kuri Mara. Ariko reka mbabwire ikintu kivura Mara. Iyo Satani akugendereye mu gicuku cy'umuhimo, mubwire uti wakoze Satani kunkangura, ngiye kwicarana na Yesu. Umva, ngiye kubwira Yesu ibyanjye, munezererwe mpeze. Kuko buriya ibyo uzumva urimo gucunda muri wowe, ujye ubicundaho nk'iminota 10, ubicundacunde, nurangiza uvuge utumva rero Mwami Yesu, reka nkubwire uko bimeze.
nicaye kuri Mara nibutse ibyambayeho, amahoro yabuze. Kandi mpora mbyigisha abantu, ntuzasenga iryo sengesho urisenga mu mutima. Ujye ushaka ahantu, n'ubu utinya ko bari hirya bakumva, ufate suyi muyishyire ku munwa ariko uvugiye cyane, ubwire Yesu, umubwire ngo Yesu ngiye kukubwira. Umva, biravura. Nabivurishije abantu, nanjye narabyivurishije, kandi ndababwiza ukuri, biravura. Ujye usenga ubumbuye umunwa, ubwire Yesu, usuke amaganya yawe yose imbere ya Yesu. Burya rero Satani ni ikibwa, iyo abonye utangiye gukonekitinga na Yesu ahita agusinziriza. Jyamayinga ngo muragira ngo ndababeshye, iyo abonye utangiye gufatisha, sinzi aho ibitotsi biva, uhita usinzira. Kuko iyo umaze gusuka amaganya yawe uraruhuka. Ariko mujye muyasuka yose, ntimuzagireyo musiga. Kuko hano kuri Mara hari ibintu bibiri Imana yakoze. Ngo Mose yatakiye Uwiteka, Uwiteka amwereka igiti, akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. Ngo arababwira ati, nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ugakora ibitunganye mu maso yayo, ukumvira amategeko yayo, ukitondera ibyo yategetse byose, nta ndwara nzaguteza muzo nateje Abanyegiputa. Imana iramubwira ngo mbwirira abantu bajye bagendana nanjye, munyikoreza amaganya yanyu yose, kuko nita kuri mwe. Haleluya. Dufite ahantu dusuka ibintu. Noneho Imana ifata igiti, icyo nkundira igiti. Umugezi wa Mara wari washaririye, Imana ihagarikamo igiti. Mose afata igiti ateramo. Ubwo isi yari yatunaniye, Imana yahagaritse umusaraba, iravuga ngo hariya ku musaraba ngiye kohereza umwana wanjye, arishyiraho intimba zanyu zose n'imibabaro yanyu yose, na ba bandi bo hirya bakoze ibyaha baremerewe nabyo, yishyireho ibyaha byanyu no gukiranirwa kwanyu byose, hanyuma nimuza hano mujye muharuhukira. Ikimoteri cyacu. Haleluya. Hariya ku giti. Amazi ya Mara yakijijwe n'ibintu bibiri: gutakira Uwiteka n'igiti. Takira Uwiteka akakubwira ati, urashaka kumenya ko nkukunda, reba ku musaraba. Abantu baguhemukiye, reba ku musaraba. Uriya yarahemuwe, ibyo wababajwe byose arabizi. Abantu baramubeshyeye, abantu baramugambaniye, abantu ntacyo batamukoreye. Ibyo wanyuzemo byose, hariya ku musaraba niwe ushobora kubonera uburuhukiro, ku giti. Ngo areba Mara batakiye Uwiteka, hagarika igiti. Batakiye Uwiteka, bereka igiti. Iteka ryose iyo utakiye Uwiteka kwereka Yesu, ariko umusaraba ku bwawe akakubwira ngo ziriya ni intimba zawe n'imibabaro yawe, ubwo yabitwaye hariya, bimubwire. Bibwire Yesu, niwe nshuti ihebuje, hano yindi waho nimeze nkawe, byose ubimuganyire. Tugiye gusenga, ariko niba wicayemo hano urimo kunywa ku migezi ya Mara, kuko turibuka tukababara, turatekereza tukababara, turahemukirwa tukababara, turabeshyerwa tukababara, turamburwa tukababara, turagambanirwa tukababara. Sinzi Mara yawe iyo ariyo, kuko hano bicayemo ntabwo ari bya jenoside yakorewe Abatutsi gusa. Harimo n'abana bahemukiwe n'ababyeyi, harimo n'ababyeyi bahemukiwe n'abana, harimo n'abagabo bahemukiwe n'abagore. Wenda nongeyeho wenda, hashobora kuba harimo n'abagore bahemukiwe n'abagabo. Wenda ibyo ari byo byose, buri muntu wese wicayemo hano, niba urimo kunywera ku mugezi wa Mara, hari ibyiringiro. Takira Uwiteka. Duhaguruke dusenge Imana, hanyuma buri muntu wese wicayemo hano abwire Yesu. Ariko kugira ngo byorohe cyane, buri muntu wese yisengere. Ubundi twajyaga dusengera, ndagira ngo buri muntu wese yisengere, hanyuma niturangiza dusengere igihugu cyose. Dusengere iki gihugu muri no minsi, ko hari abantu benshi mu mpande zitandukanye z'igihugu, iyo tugeze muri iyi minsi barimuka bagatura kuri Mara. Bamwe bagahera mu nzu, abandi bakananirwa gukora, abandi bakashoberwa,
kandi impande zombi, kuko hari n'abakoze ibyaha. Iyo dutangiye kwibuka, bibuka ko bakoze nabi, umutima ukongera ukabarya. Abo nabo bakeneye Yesu. Ubwo bazabyigishaho wundi munsi, ariko byose bibonerwa hehe? Gutakira Uwiteka akakwereka igiti, ugatakira Uwiteka atijya ku giti, watakira Uwiteka atijya ku giti. Ari uwakoze ibyaha ari n'uwabikorewe, bose abasubiza kimwe, jya ku giti urebe Yesu wakubambiwe, arakuruhura. Dusenge Imana. Ariko niturangiza turafata n'umwanya wo gusengera igihugu. Buri wese yisengere. Niba wumva rwose ushaka kuniha, unihira Uwiteka. Ariko uyu mugoroba, kuko ndabizi burya mu rusengero twagiye tubikora rimwe na rimwe abantu kuko bagaturika bakameneka ariko ntabwo biryoha nk'iyo umuntu ari wenyine. Nuza kugera ahantu uri wenyine, niba wumva koko ibyawe ufite biremereye kandi ukaba udashaka ko n'umuturanyi wawe abimenya, rero ibyo ndabibabwira ko nanjye najyaga mbikora. Fate suyi mukayikubita mu maso, warangiza ukavuga, kuko ifunga ijwi ryawe ntirigere kure, hanyuma ukabwira Yesu. Amarira akaza ukayahanagura kugeza igihe uruhuka umutima. Turagushimye Mwami Imana yacu. Wari ubizi neza yuko imitima yacu ikomereka cyane, kandi wari ubizi ko ino si yameze amahwa, imera inzara zisongoye, imera amahwa, imera amenyo, icana umuriro. Abantu benshi barashya, abandi barakomereka, kandi uko bakomereka, abakomeretsa abandi nabo bagahindukira bakikomeretsa. Urabireba, uritegereza, uravuga ngo reka mbashyirireho igiti bazajya bareba. Nkuko wamanitse inzoka mu butayu ngo abarembejwe bose bakayireba bakakira uburibwe bakaba bazima, umanika umusaraba kugira ngo uzawureba wese ajya akira. Reka abantu barimo hano bose, ari umwana wakomerekejwe n'umubyeyi, ari umugore wakomerekejwe n'umugabo, ariko cyane cyane abantu bakomeretse muri kiriya gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, abantu bahemukiwe, abantu biciwe, abantu banze guhishwa n'abandi, bakaba barakomerekejwe n'ibyo abantu babakoreye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Turasenga ngo waba arimo hano wese urambura ikiganza cyawe ukore ku bikomere bye. Imbaraga zawe zimanukire hano, zimanukire gukiza, zimanukire guhindura, zimanukire kurema, zimanukire gutanga umutima mushya udashkotaguritse. Mana, urabiza abantu benshi nyuma y'imyaka 30 imitima iracyashkotaguritse, imitima iracyapfumaguritse, ariko turasenga ngo urambure ikiganza cyawe. Uwaba ari hagati muri twebwe ukore ku mutima we, uwaba ari hagati muri twebwe ukore ku bitekerezo bye. Iyi minsi tugiye kumara abantu barimo kwibuka, iyi minsi tugiye kumara igihugu cyose cyibuka, aba bantu bose bari aha ngaha ubakize, ntihazagire n'umwe uzahungabana ari wenyine, ntihazagire n'umwe uhungabana ari ku manywa, ntihazagire n'umwe uhungabana ari ninjoro, ahubwo bamenye aho dushyira amaganya yacu n'ibikomere byacu tukaruhuka. Urambura ikiganza cyawe ukore kuri buri mutima, urambura ikiganza cyawe ukore kuri buri muntu uwo muri imitima ikomeretse, utanga imbaraga mu bantu bawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umutima ukomeretse, ngo umutima wihebye, ngo utera konda. Mana, waba arimo konda, waba arimo gushongera mu mutima, waba arimo gushongera imbere muri ino minsi, iyi minsi igeze akavuga ati iyi minsi igeze jewe ndashonga, iyi minsi igeze ndongera nkababara, iyi minsi igeze ndongera uburibwe bukagaruka. Urambura ikiganza cyawe umukoreho Mana, uwo muri ubwoko bwawe, uwo muri abantu bawe, ubarememo ibyiringiro bishya. Ubwo wabahaye kubaho, ubahe kubaho koko. Ubwo wabahaye kubaho, ubarinde gusubira inyuma. Ubwo wabahaye kubaho, ubahe imbaraga zo kubaho. Ubwo wabahaye kubaho, ubahe ibyiringiro byo kubaho. Wumve gusenga dusengera bari hano Mana, ariko turasengera n'igihugu cyacu. Urebe intara y'Uburasirazuba yose, uzi ibyahabereye uko bingana. Urebe intara y'Amajyepfo, urebe intara y'Uburengerazuba, urebe Amajyaruguru, urebe uyu mujyi wa Kigali. Urabizi nta musozi n'umwe w'iki gihugu wasigaye utanyoye amaraso y'abana b'iki gihugu. Aho hose igihugu cyahindutse mara, cyahindutse gusharira. Ababyeyi barashaririwe, abana barasharirirwa, nubwo bamaze gukura, bamwe bubatse ingo ariko bashaririwe ku mutima, barumye, baronze. Turasenga Mana ngo muri ino myaka, muri ino minsi waduhinduriye amateka, waduhaye amahoro, waduhaye leta yita kuri abo bantu bitandukanye n'ibyo twabayemo mbere yaho.
ariko mwami ntabwo leta igira imitima mishya. Yaduhaye amazu, yatanze amaburusa abana bariga, yatanze amafaranga abantu baravuzwa, ariko imitima mishya ni wowe wenyine ushobora kuyitanga. Urambura ikiganza cyawe, waratubwiye ngo uzakuramo umutima wonze uteremo umutima w'inyama. Turasenga ngo muri ino minsi imbaraga z'umusaraba zimanukire kuri iki gihugu kugira ngo utere umutima w'inyama, umutima mushya mu bapfakazi basigaye muri kino gihugu. Warakoze kubarinda, warakoze kubakoresha, abana batari kubona babarera bakabarera, ubaha purpose nubwo bari bapfushije ababo, ariko wabahaye abo barera bituma abo ngabo nabo babona imibereho. Warakoze Mana kubakoresha, ariko turasenga muri kino gihe ngo ugenderere buri muntu wese, kuko abo nabo basubira inyuma bakibuka, imitima yawe ikongera igashonga. Ariko turabasengeye ngo bakomeze, ubongerera imbaraga, bajye bibuka icyo wabasigiye, bajye bibuka icyo wabakoresheje, bibabera ibyiringiro, bibabera imbaraga. Turasengera abagabo babuze abagore n'abana, abo nabo bagendera. Urabizi benshi babaye abasinzi, babaye amakarikase, turabareba tukababara, ariko urambura ikiganza cyawe ubegere, ubahembure, imbaraga zawe zikorere muri bo. Turasengera abana basigaye, bamwe muri bo Mana ntibazi n'ababyeyi babo, bajya bibaza akavuga ngo jewe ndinde nduwande nkomoka hehe. Urabizi ibyo ni ibintu tuzi, ariko turasenga wababereye umubyeyi, wababereye Imana, ubareme umutima, ubateremo imbaraga z'imiryango mishya barimo kurema. Urebe iki gihugu Mana, tuguhaye ishimwe, tuguhaye ishimwe yuko ibi twabonye tutakibibona, tuguhaye ishimwe yuko amacakubiri twabonaga tutakiyabona, tuguhaye ishimwe yuko Mwami Imana ibyaduteraga ubwoba bitagihari. Ariko Mana urabizi abantu baracyababaye, abantu baracyakomeretse, abantu barakiheba. Aya matariki aragera abantu bakiheba, aya matariki aragera bakwibuka bakababara, aya matariki aragera bakwibuka ntibasinzire, aya matariki aragera bakwibuka ntibashabashe kurya, aya matariki aragera bakwibuka ntibabashe gukora. Ariko turasenga ngo ibyo byose ubihindure bishya, uduhe imitima mishya Mana. Tukweretse iki gihugu cyacu, imbaraga zawe zikimanukireho, igicu cy'umwuka wawe wera gitwikira uturere twose uko ari 30, igicu cy'umwuka wera gitwikira imisozi yose y'iki gihugu. Imbaraga zawe zimanukire gukiza, imbaraga zawe zimanukire kurema bushya. Uhembura umurimo wawe muri twe Mana, wikorera ikintu gishya. Iyi myaka iri imbere Mana, wabonye ukuntu igihugu cya celebratinze imyaka 30 Mana. Hari impamvu zo gucelebratinga, ariko hari n'impamvu yo gusenga. Turasenga ngo hirya yaha, aho tuzongera gucelebratinga aho ariho hose, haba nyuma y'imyaka 5, haba nyuma y'imyaka 10, tuzabe tubona abantu bavuga ngo Uwiteka yaratugendereye. Ntawe ukirira, ntawe ugishavura, ntawe ukibura bitotsi, kuko wakoze ikintu gishya. Wadusezeranije Mana kuzasuka ububyutse kuri iki gihugu, kandi uratubwira ngo ubwo bubyutse nibuza ngo uzakora ikintu gishya tutigeze tubona. Uhembura umurimo wawe muri ino myaka turimo, ikintu gishya tukibone. Utembesha imigezi mu kidaturwa, uduha amasoko mu butayu. Imbaraga zawe zibikore, ubwoko bwawe bunezerwe. Ko ni mu izina ryawe dusaba Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane.